Yesu ashimwe bene data muraho neza nagiye kohereza ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Reka ariko dutangire dusenga. Mana yacu y'urukundo, tugushimiye amahirwe uduhaye yo kumva ijambo ryawe. Nyemerera umwuka wawe wera adushoboze guhishurirwa icyo ugiye kuvugana natwe, kandi anaduhesha imbaraga zo gusohoza no gushyira mu ngiro icyo wadutumyeho. Tubisabye twizeye yuko ugiye kutugirira neza mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uyu ni umunsi wa gatanu tuganira ijambo ry'Imana. Ijambo turi kuganiraho muri iki cyumweru ni rigaruka kuri Pasika, kugira ngo tunarusheho kwitegura uwo munsi mwiza wa Pasika. Uyu munsi turasoma ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cyo Kuva ibice 13 umurongo wa 3, tunasome n'umurongo wa 14. Aranditse ngo Mose abwira abantu ati, mujye mwibuka uyu munsi muviriye muri Egiputa mu nzu y'uburetwa, Uwiteka yabakujeyo amaboko. Nimuzagire imitsima yasembuwe murya. Umurongo wa 14, kandi umwana wawe nakubaza mu gihe kizaza ati, ibi ni ibiki? Uzamusubiza ati, Uwiteka yadukuje amaboko muri Egiputa mu nzu y'uburetwa. Imana itugirire neza. Aya magambo dusomye ni igihe Mose yari arimo abwira Abisiraheli ibigendanye na Pasika, ababwira uko biri buze kwitwara, anababwira ko bidakwiriye kuba ibintu by'umunsi umwe ngo birangire, ahubwo ari ibintu bakwiriye guhora bakora. Ageze hepfo rero ku murongo wa 14 arababwira ati, abana banyu nibabaza iby'uwo muhango muhora mukora, muzababwire amakuru yose ntacyo musize inyuma. Muzababwire muti, twahoze turi abaretwa, umunsi w'Imana itugirira neza. Muzabasobanurire byose, mabwire ukuntu mwakuwe mu buretwa mukaba ubu ngubu mwarabohowe. Muzababwire iby'amaraso ya wa mwana w'intama yasizwe ku miryango yanyu, umurimbuzi yazanwe ntabarimbure. Muzababwire ukuntu icyo gikorwa cyabaye cyatumye mukurwa mu bubata, mukaba muri ab'umudendezo. Yemwe bene data muneze amatwi muri uyu mwanya. Pasika ni igihe cyiza cyo kwibuka umurimo Yesu Kristo yakoze wo kuducungura akadukiza uburetwa bw'ibyaha. Ayo makuru Imana irifuza ko tukayaganira n'inshuti zacu, tukayaganira n'abo dukorana, tukayaganira nabo mu miryango yacu. Tuyavuge uhereye iwacu mu muryango. Abafite abana muyababwire, abafite abadamu muyababwire. Yemwe badamu, muganirire abagabo banyu iby'uko kera mwahoze muri imbata z'ibyaha, ariko Yesu Kristo kubw'amaraso ye mukaza kubohorwa mukaba b'umudendezo. Mubwire abana banyu muti, kera twahoze turi imbata z'ibyaha. Ntago ariko bivuze kugira ngo ugende umubwire detaye ya byose. Ushobora kumubwira simple as that, ibyo ngibyo, kera twahoze turi imbata z'ibyaha, kera twahoze dukora iby'ububata bw'ibyaha. Umunsi umwe Yesu Kristo aratubohora, aducunguza amaraso y'igiciro, atugira ab'umudendezo. Abo bakozi mukorana mubibabwire ngo, kera twahoze turi mu bubata, Yesu Kristo aratubatura. Mubibwira abaturanyi, mubibwira aba bantu bose. Iby'uyu muhango, iby'iyi Pasika bye kugarukira gusa mu kwishimira amakonji ku bakozi bagize amakonji, cyangwa se ngo abana banezerwe kuko muri kumwe gusa. Mubabwire nk'impamvu uyu munsi tutagiye ku kazi, baduhaye konji igendanye na Pasika. Hati impamvu tutagiye uyu munsi utandukanye n'iyindi, hati impamvu twahawe konji nuko hari uwadupfiriye akanatuzukira. Ati baduhaye konji kugira ngo twongere twibuka ayo makuru. Imana tugirire neza. Mabwire muti impamvu y'ibi birori abantu bishimye, impamvu abantu banezerewe, impamvu ku nsengero badekoye, impamvu abantu barimo baririmba zino ndirimbo zikora no ku marangamutima yabo, bamwe bakanarira. Ati ntago ari indirimbo gusa, ahubwo hirya y'izo ndirimbo hihisha umurimo ukomeye Yesu Kristo yakoze. Yaradupfiriye aranatuzukira. Imana tugirire neza. Mabwire muti yemeye kwibabarisha imibabaro myinshi kugira ngo turonke ubugingo bushyashya muri we. Ayo makuru muyababwire, nimumugira ubwiru, mubatangariza ayo makuru. Mubabwire ukuntu Yesu Kristo yiyambuye icyubahiro n'ubwiza yari afite mu ijuru, akaza kuba nk'umugaragu w'imbata, agasuzugurwa, agacishwa bugufi aha ku isi kugira ngo abashe kudushyikira natwe abari bari kure. Imana tugirire neza. Mubabwire yuko utarigeze akora icyaha, Imana yemeye kumuhindura icyaha ku bwacu kugira ngo ducungurwe, dukurwe mu bubata bw'ibyaha, tubone ubugingo buhoraho. Ayo makuru muyababwire, nimuyagira ubwiru. Nimumara kuyababwira, nibamara kuyumva neza, munababwire bizere uwo nguwo, bizere uwo murimo Yesu Kristo yakoze.
nabo abagira b'umudendezo. Imana itugirire neza. Mubwire muti twaracunguwe, twarabohowe, ntabwo tuzasubira mu bubata bw'ibyaha. Mubibahamirize namubasabe baze muri Kristo Yesu, kuko muri we ariho hari ukubohoka kuzuye. Imana itugirire neza. Mubasabe bamwizere, bakizwe, baronke ubugingo bushya. Murakoze cyane. Yesu Kristo aduhana umugisha. Bifurije Pasika